Anyway, okay. Ngo nari ntanze nyine kugira ngo umuntu yumve, kugira ngo mwumve igisobanuro cy'icyo umuntu ari cyo, ubwo muri kino gihe turimo, muri New Testament. So, ubwo, okay, ntabwo nashatse gusubira inyuma ntangira gusesengura ibyo abavandimwe bavuze, ariko hari nk'ibyo namentioninga nyine byatumye nyine tugira icyo tuvuga. Nko kuvuga ngo Adamu yatakaje icyo bise ubugingo, bishobora kumvikana uko nguko, ariko noneho Kristo yaraje ngo musubize cya kindi yatakaje. Okay, wowe ukibyumva uko ubivuze ushobora kutumva icyo uvuze, ariko wumve uburemere bw'ibyo uvuze. Uba uvuze ko Kristo yaje kuristoringa ibyo Adamu yangije, ni ukuvuga ngo yasannye ibyo Adamu yangije, urumva? Then kandi ubuntu twahawe buruta cyane icyaha cyari gihari, urumva? Icyo cyari gihari ukurikije ubuntu twahawe bwaratanzwe, mbese buranasesekara. Ni ukuvuga ngo impano y'ubwo buntu iraruta cyane, irenze cyane uko ushobora kuba watekereza ku bijyanye n'igicumuro cya wa wundi umwe. Ibyo bintu tumaze iminsi turimo turabyigaho, ubwo ko usanzwe ukurikira nyine teaching hano arahita mbyumva. So rero iyo mpano y'ubwo buntu bwayo, ubuntu twahawe of course ni iki? Ni uko nyine twahawe, iyi nayo definition ya nyayo, ni uko twahawe Kristo kugira ngo aze abe icyo turi cyo, icyo twari cyo ubwo muri Adamu wa mbere, then noneho agikureho cyose, kuko of course ni ubumana bwihuje n'ubumuntu, then hasigare himye ubumuntu gusa, I mean ubumuntu bw'ubumana. Niyo mpamvu nyine havugwa ijambo ry'icyaremwe gishya. Ni ikiremwa nyine gishya kitigeze kibaho nyine ukundi, urumva? Ariko ubumana of course buri aho ngaho nibwo bwaturestorinze. So Adamu rero ukurikije icyo yari ari cyo, ntabwo yari afite nature y'ubumana nyine muri we, urumva? Ntabwo yari afite nature y'ubumana muri we. Icyo yari ari cyo yari ishusho nyine, yari ishusho se y'iki cyari kigiye kuzaza. Adamu mu byumve neza yari plan B y'Imana. Plan A yari Kristo, ariko ibanza gushyira mu bikorwa plan A. Plan A ubwo urumva, plan B wenda tuyigiyeho. Adamu icyo yari ari cyo mwagiye mubisobanura yuko nyine yari ubugingo, n'icyo yatakaje of course niyo tuvuze mu kurya ku rubuto, cyangwa hari igihe abantu batabyumva, ariko nyine n'ayo makuru ni ukwibwira yagize gutandukanye nuko yari akwiye kuba afite nyine muri icyo gihe yari arimo, kuko intekerezo ze nizo zayobejwe. Intekerezo ze ntitwabyemeranyije yuko ari ubugingo, urumva? So icyo ngicyo cyabaye rero bituma atakaza nyine, urumva, umwimerere w'icyo yari ari cyo ukurikije icyo gihe. Ariko nk'uko tubibona, mbajyane noneho muri plan A y'Imana, wumve uburyo umuntu iyo avuze ngo Kristo yaje kuristoringa icyo Adamu yakoze, uba ugabanyije cyangwa ubutesheje agaciro nyine umurimo w'icyo Kristo yakoze. Tubibona ntabwo ari ibintu nyine byapfuye nyine kuba gutyo gusa. Imana yari yarabigambiriye kera. Duhera hano mu Befeso, Abefeso 1:5. aho nashatse guhera, ariko wahera hejuru havuga nyine iby'Imana ko yari yaduhereye imico yose muri Kristo Yesu. Rero ahangaha nibwo ajya noneho muri details ibyo nifuza ko twavuga, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo, ni ukuvuga ngo ku bwa kamere yayo. Iyo bavuze urukundo baba bavuze nyine kamere y'Imana, ni ukuvuga ngo ni amahitamo y'Imana binyuze mu gushaka kwayo cyangwa se mu cyo yari iri cyo rwayo, ko duhinduka abana bayo. Ni ukuvuga ngo yari ifite umwana, yari ifite umugambi wo kuzatugira abana bayo, nayo ikatubera umubyeyi. Umubyeyi aha ngaha nyine of course ni source, nyine father, bivuze yuko uri source, urumva? Aba ni ukuvuga ngo aba bantu ibyo bagiye kuba byo byose baraba babikesha njye, nta yindi nkomoko y'ubuzima bwabo baraba bafite.
ikintu Adamu we nyine atari afite. Ntabwo nshaka gukomeza nkopeyaringa na Adamu, no, reka mvuge nyine nkipinge consistency ku byo twahawe kugira ngo mwumve nyine uburemere bwabyo, sibyo? Then mwumva aha ngaha ngo yari yaragambiriye kera kuzatubera isoko y'ubuzima, ubwo yari yaratekereje yuko izatubera inkomoko y'ubuzima kano kanya dufite, urumva, ngo ku bwa kamere yayo, ubwo urukundo nyine nirwo yadusangije tubiheshejwe na Yesu Kristo. Urumva, Yesu Kristo niwe wari kuza kubikora, bivuze yuko ihanga bivuze, dukunda gukora statement ivuga ngo niyo Adamu adacumura ntabwo yari perfect ku buryo Kristo atari kuza, kandi tubona aha ngaha yuko Imana yari yabagambiriye kera na mbere yuko Adamu akora icyaha yuko Kristo azaza ku bwa kamere yayo, ubwo ni urukundo rwayo, kugira ngo aze aduhindure abana, nuko noneho duhinduke, atubere isoko y'ubuzima cyangwa se atubere ubugingo, urumva. So ni ukuvuga ngo rero Adamu aha ngaha ni ukuvuga ngo nawe ubwiwe ntiyari ahagije nyine icyo yari ari cyo. Dukomeze binyuze nyine of course muri Kristo Yesu, kandi niko byagenze kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ni ukuvuga ngo n'ubundi of course byari muri will yayo. Wabibonye yuko mu bushake bw'Imana haturitsemo nyine kudusangiza urwo rukundo rwayo. So hari n'ikindi cyanditswe, ibi rero biba hehe, biba ntabwo ari igihe umuntu ashobora gutekereza akavuga ngo Imana yabaye imwe natwe mu mwuka, nacyo nagira ngo nkitseho kugira ngo mwumve uburyo nyine ibiruta cyane byari bisanzwe bihari. Imana Kristo ajya kuba umwe natwe, ntabwo yabaye umwe natwe gusa mu mwuka, yabaye umwe natwe mu buryo ubwo aribwo bwose ushobora kuba watekereza, yewe n'ubwo utiyumvisha. Ubwumva abari muri class bo murabyumva cyane, ubwo nkoresheje terime yo kuvuga ngo Kristo muri twe na Kristo mu mwuka, urumva. Ariko tugumye Kristo muri twe kuko aricyo dushaka kugaragaza. Tubona yuko Abaheburayo 2:14, nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, ubwo ni ukuvuga ngo body n'amaraso, ibyo nyine inyoko muntu yose bihuriyeho, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, yahuje ibyo natwe ryari, igihe yavukaga akambara umubiri. Byane nababwiye ngo Imana nyine yashimye kuba icyo twari turi cyo, urumva, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Iyi se yawo ntabwo ndi buyitindeho cyane, ariko icyari kigamijwe byari ukugira ngo umurimo w'uwabanje ukurweho, ahubwo noneho hasigare, umve niba ikintu gihindutse ubusa, noneho hasigare himye umurimo w'ukurikiye, urumva. Kandi mu buryo bwo ari bwose tubonye yuko byabaye mu mwuka no mu mubiri, kuko nanone amaraso, abari muri class still bari bumviye ino mvugo, ni ubugingo cyangwa se ni ubuzima nyine n'icyo twari dufite. Ni ukuvuga ngo yabaye umwe natwe nyine mu buryo n'ubugingo bwacu, kuko iyo bavuze amaraso nyine baba bavuze ubugingo cyangwa se ubuzima. So rero ahangaha rero icyo tugomba kumenya ni iki, Abakorinto ba mbere 6:14, abarimo aragaruka ku bintu bijyanye n'uburaya bwakorwaga mu itorero. Ariko iyo bavuze uburaya bwakorwaga mu itorero, umuntu arimo arasoma bishobora kwiyumvira nyine ibyiwe, ariko iyo urebye neza ukoze deep study, uza kubona yuko ikibazo iryo torero ryari rifite, cyangwa icyo arimo aravuga aho ngaho muri iyo passage, ubwo wubahirije za ngingo 6 umuntu akoresha, za ngingo 8 umuntu yubahe akoresha mu gihe agiye gusoma Bibiliya, ubona yuko uburaya bwavugwaga of course ni kuva ku mugabo wari uriho ukajya nyine ku bindi. Buri buraya nyine nicyo biba bishatse kuvuga, urumva, kuva ku mugabo wawe w'isezerano noneho ukajya ku bindi nyine wowe cyangwa se ku wundi nyine utari ukwiye kuba uriho. So rero aha ngaha bari bafite ikibazo cy'uko bavuye nyine ku isoko bagatangira noneho kumva amakuru cyangwa se ibindi biturutse ahandi hantu, urumva. Ariko Pawulo arabakangurira ababwira uko ngo ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe.
uvuga ngo uwifatanyije n'uwo mwami, numva kwifatanya n'umwami of course okay, ahangaha harimo ikibazo cya translation, kuko Bibiliya King James iravuga ngo ababaye umwuka umwe we. Can you imagine? Hari kuba ubaye umwuka umwe nawe, ni ukuvuga muri babiri ariko mwabaye umwe, urumva mu buryo ubwo ari bwose bushoboka. Ariko ahangaha noneho Bibiliya King James n'izindi ziri translated mu buryo bwa nyabwo ngo ubaye umwuka umwe we, ni ukuvuga ngo nk'uko nari nabivuze haruguru, kwifatanya n'umwami nta kundi kutari ukumva ku buryo nyine yuzuye, ya bindi tumaze iminsi turimo turiga mani. Ni ukuvuga ngo uba uri soul yawe iba iri attached ku bugingo, cyangwa se I mean kuri spirit, ku cyo uri cyo nyacyo. So ubaye umwuka umwe wawe, cyangwa se w'icyo usanzwe uri cyo muri Kristo Yesu. So rero icyo ngomba kwitsaho ni uko nyine muri Kristo ibyabaye ni uko twabaye umwe na Kristo, ikintu Adamu nyine atari afite. So ubwo rero nibwo bumwe bwacu na Kristo bitandukanye cyane nyine n'umuntu wa mbere, kuko impano ya kabiri yari irenze nyine iya mbere. Ya shalom shalom.